yawe ntago yari uwanjye kabisa. Imana yashaka kuduha vida ariko ubundi bindi simbizi. Ubu ntujya umukumbura? Ntago njya mukumbura pe. Oya urumva? Kandi sinamubeshye. Iyo urebye akabebe bituma ukumbura papa wako. Ahubwo ndebye akabebe bitamvuga uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Wowe okay utandukanye n'umuntu akundanye n'undi muntu, ibyo byatuma wanga n'umwana wawe? Oya umwana se kariga, umwana n'umuziranenge nta kibazo abafite no mu marayika kabisa. Niba ukunda umwana jya umusura, ariko njye nta yindi gahunda dufitanye. Ariko subwo ngubwo ariko we nyine nahise mbona ko adashaka umwana ari njye ashaka, kandi njyewe sinkihari. Ese ubwo mwangiye iki? Ariko nawe shakuru mwari muberanye se? Yego ni kuri kw'Imana. Ibintu nabyo bya muri filme hari saga yari hari kuri Instagram ndetse na YouTube. Umukobwa yaraje aravuga ati Killaman abakobwa bose bakinana arabasambanya. Sinzi niba warabyumvise ibyo bintu. Nabyumvise. Urabyumvise? Urabivuga iki? Killaman ko nawe sene ya mbere baragusambanije? Oya. Gusa Killaman ni umuntu. Hari abantu bamufata nk'umuntu utagomba gukora icyaha cyangwa ukoze. Abandi basitari baba bitsibye. Nyamugano banza ntariwe. Umuhanzi yasohoye indirimbo nshya ngo kirazira kwiyereka abantu. Ahita yambara jump. Marumi. No hari umukobwa wagiye muri clip rimwe twajyanye ahantu. Ngo dora abapaparazi ngo ni mumishi. Ndavuga hari ibintu bivuna cyakoze. Abapaparazi we bari bakuzuraho. Hari igihe batwuzuraga ariko ubu ntibikiba. Ko nakabari narakagize hano ruguru. Hano muri quartier? Hano muri quartier. Oya se. Burya n'utubari wigeze kudukoraho? Akabari naragakoze igihe kinini. Kashi ziza? Yego, kashi zarazaga. Zarazaga. Yambi kuri wowe ukunda Iris TV, ndizera ko umeze neza cyane, ndizera ko wagize icyumweru cy'umugisha ubwo ni weekend mvuga. Ni yindi rero show tubagejejeho ni kuwa mbere, ni uwa mbere wo gutangira nyine icyumweru. Uyu munsi nabazaniye aba cinema. Ngira ngo twe tumaze iminsi tureba abanyamuziki ba Gogo Glorious, ndi kumwe na Mukarujanga. Mama Vida. Amakuru. Mwaka mushya. Ari umuntu ejo bundi nakubajije ariko Mukarujanga abaye arambwira ati ubu yabaye mwiza ahubwo ndi gusaba imbabazi. Niko nari mubi loleho nanjye namubwiye ntise yari mubi ngo yanga urumva ngo iminsi ari kwiyitaho ushobora kuba uri mwiza ariko utiyitaho. Ubuse bibaye ngombwa kujya mu marushanwa y'ubwiza ntiwagenda? Marushanwa y'ubwiza yibi baju y'abantu babyibushye ibyaterwa n'amafaranga arimo. Ayo buri amafaranga ubundi menshi koko. Wigeze ubona kuva wakina film? Muri filme? Muri film. Ayo nahembwe menshi. Yego. Okay, menshi biterwa n'igihe wayakoreyemo. Oya ndavuga yaziye imbumbe. Nashaka kubera yakoreye mu mwaka ariko akazi ari imbumbuka yafata ukavuga uti kabisa. Oya nigeze gukorera 300 mu minsi 2. 300. Ubwo wakinnye yiherore. Nanombe ko ari na kera. Nyine tugitangira nibwo umuntu yaje ampropose ikiraka ameza 300. Ahubwo se ni iminsi 2 n'umunsi umwe n'igice. Munsi n'igice. Urayakenyereho urigene. Yo mafaranga navuga nyine nafashe menshi kandi mu gihe gito. Okay. Aha hantu rero waharangira umuntu guta ahantu turi. Ahantu ngusanze. Ahantu ni mu rugo. Ni hafi yo mu rugo. Bibaye ngombwa ko haba kaburimbo rwose. Ntego umumotari mu kanya yambwiye ngo uragarukira ngo kwa Mukarujanga. Nyine kandi n'ubu nta kaburimbo ihari ariko hitwa byakomeza.
cyangwa wowe wabona ntiwashyira kaburimbo rizahita rivaho. Mukarujanga umeze neza. Mukarujanga aho batsize. Uzi ko buriya ntawe nta rubangura shira kujya umva abantu bavuga ngo kwa Venant ngo kwa rubangura kwa Rwahama amushimire urumva hano rero ako ni ibintu byokamye famiye yacu muramfite na oncle wanjye karitsiye bayita kwa Rusumba urumva nyine n'umugisha famiye n'umugisha ukira ni ibintu bya famiye munyita umukire mugatuma aba diaspora batamba amafaranga bakayaha abandi bakanyiba kabakinnyi ba filime namwe ko ngo babaha umugisha ngabanyamahanga ngo babohereza amafaranga koko shabohereza abandi so kukimunyima abanyamahanga kukimutama amafaranga niko umwaka utangiye utese mwaka rero ukuntu mutangiye sha nyine baramvangiye ko nagomba kutangira naga ariko byagenze ako nago ngubwira impamvu urayimbwira neza ubwo urumva nabyemezwa n'iki ko utangiye nabi oya nago nawutangiye nabi ndavuga uko nari nteganyije ya ntago byagenze neza nago byagenze 100% nyine ariko wambaye n'impeta nziza wambaye n'impeta nziza sinzi ukuntu umuntu wambaye impeta nziza ashobora kuvuga ko ariko mu rukundo ho uhagaze neza byadanje yego bihagaze gute neza nyine ufite sheri cyane shwa mperuka kera ngira ngo ni muri za 2000 na ugikundana na True Boy kera ngira ngo urabyibuka 2020 mwari muryoshye byari biraho muntu mwagiranye umugisha ayo uzi buri akabebe kabebe ko nakadanje ariko nyine hari n'abantu batabifata gutyo babona umwana nyine nk'ibintu biraho ntago twese duha abana agaciro kamwe subize wowe cyane cyane ku bagabo yego heruka kuvugana na sheri ryarize sheri wandi na True Boy yego cyane ngo mugikundana mfite sheri wundi witwa ukundi kuntu na mukanya twavuganye mugira ibanga ako nago mubana nago tubana ko nawe uri umusirimu oya nyine hari ibintu biba atari ibyawe washatse kuvuga ko atari uwawe katari uwawe yari yawe ntago yari uwanjye kabisa Imana ashaka kuduha vida ariko ubundi bindi simbizi ubu ntujya umukumbura ntago njya mukumbura pe oya urumva kandi sinamubeshya iyo urebye akabebe bituma ukumbura papa wako ahubwo ndebye akabebe bitamvuga uwambaye ikirezi ntamenya ko kera wowe okay utandukanye n'umuntu akundanye n'undi muntu ibyo byatuma wanga n'umwana wawe oya umwana se kari umwana n'umuziranenge nta kibazo abafite na marayika kabisa niba ukunda umwana jya umusura ariko njye nta yindi gahunda dufitanye ariko subwo ngubwo ariko we nyine nahise mbona ko adashaka umwana ari njye ashaka kandi njyewe sinkihari ese ubwo mwangiye iki ariko nawe shakuru mwari muberanye se yego nukuri kw'Imana mwari muberanye cyane ariko kuberana ni ku mutima iyo mwumva muryoshye mu rukundo nibwo muba muberanye naho ibindi nyine ni ibigaragarira amaso y'abantu ibyo byuvuze nibyo abantu bashobora kuba bari kugenda bakavuga ati iriya kapo irasa neza iraryoshye barahuje kabisa ariko mu mitima yabo nta kintu na kimwe bahuje ariko kagira wa wundi babareba bakabaseka bakagira iki kandi ari we wawe yawe twaraganiriye ubushize reka muvugire arambwira ati njya nkumbura mama Vida ndabizi ko nkumbura na cyane ako se uvugisha ukuri wowe niyo ubona ikibogari nka kiri kigukumbura ukabica amazi kiriya kibogare kitesheje amahirwe yo kunkunda igihe nari impari ako buryo uri nakiza abantu bivamo rero ntago najyaga mbibona abijyamo ndi kubivamo nyine hari ukuntu ukunda umuntu akabifata nkaho nyine
ntabiha agaciro babyita ngo for granted sibyo rero iyo umaze kugenda nibwo avuga ati wa muntu nari mukeneye kandi nawe uba waraciye mu bintu bituma wumva nyine ubihaza ako niwe wamwanze niko twabivuga kuko we aracyagukunda ese ubundi yakora iki kugira ngo akugarukire mukikorera n'ubukwe nta kintu yakora kugira ngo agarukire ariko agusabye imbabazi wazimuha naramubabariye ariko mfite undi nkunda kandi niwe nkunda nyine niwe wumva wishakira w'ubukwe ndakwemeye utarugize ariko ngo umuteretere mubwire ko ukuri nari ngerageje Tubo ihangane rwose siko n'umuziki wamunaniye byose byaranze ni umuziki waramunaniye kubera wowe akoreka mubaza amakuru we uziko bino bintu ni no kwirengagiza rega buriya iyo umugabo mugenzi wawe afite ikibazo ntumufashe utereraho utwatsi no kuri kwimana kuko ndatekereje ndavuga ikamukubazeho twumve ibyo ari byo byose wahanabona yise avuga ati agoye n'akamesaje ku rukundo rero tuma iminsi y'inkundi no minsi ka Saint Valentin nkagabwa na Trueboy byaba ari sawa ikibazo umugabo warafuha cyane uramusheri mushyashya ufite kugira ngo se shazanyitabe kada ntabwo abahari ntabuze ibintu ahugiyemo ariko yarabyibushye yasiga ameze neza afite umwanya reba kabisa ubwo ndagira ngo noneho twinjire muri kariyeri yawe ya sinema umugabo ndabona tumubuze nta nubwo twari tumukeneye cyane ako si kumwikuraho niko kumwikuraho kandi rega buriya anagarutse agapfukama yagutsindira sibyo ubu se ntabwo yapfukamye uzamuba yarabikubwiye ndabizi ko yashana ukuri yaranarize ako se niki wamukoreye gituma koko asara kuriya akagukunda bigeze hariya ari umwana ese oya se nta mugabo n'umugore uzi babyaranye n'abana 5 kandi bakadivorsa nyine uriya mutipe nari namukunze abica amazi aje akakubwira ati none nje ndi seriye ndashika no guhita ngukorera ubukwe yarabivuze nukuri kw'Imana urabyanga nta n'icyubwero cyashize anyeretse ko kiri wa wundi ntabwo nari mubwiye nyine ngo ntari reka tugerageze mu cyumweru kimwe ndabwira Trueboy ni Trueboy ntabwo yahinduka yo ihangane disi inde wihangana meze neza ubwo yo reka nkubwire kugenda kwe byatumye menya icyo bita urukundo ubu ufite urukundo nyarukundo umva ese ukunda abasore bameze gute nk'uwo mfite tubwira uburyo ameze neza nyine ni umusore uri smart mu mutwe nyine umuntu uzi kuganira uzi kuba wicaranye n'umuntu wamubwira ikibazo kumva agushubije ibintu biri horosije bidahura yani umuntu nyine ufungutse ngira ikibazo dusangira ibyishimo tugasangira akababaro akankundira abana mbese aruzuye ni muremure njemba rumva ntacyo namushima ni muremure tujya kureshya kandi muremure kandi nawe uri muremure kabisa nukuri uri muremure urumva niba gusumbaho gato mwagirana kapo nziza ujye utekereza ku bukwe yego ubiteganya nka ryari cyangwa umugabo niwe uzakubwira okay usibye ko mbona tubanye neza gutyo ibintu by'amakwe bigiyemo wapi ibintu by'amakwe nyine hari ukuntu hari timing y'Imana nayo nyine ivuze utubukwe bube bwaba ariko ntago ngiye mu mishinga yanjye no mu bintu nsengera cyane buzamo gusa bubaye sinabwanga ubwo sherara yumva ngo buryo ubukwe buranezeza icyo kintu ndakizi kandi ubu umunsi umwe abantu umunsi umwe ariko ngo nawe ukishima iyo divorcije ugira agahinda bya byishimo noneho bitabiba contraire nyine bitugira agahinda no sawa kugira ngo ubukore za divorce wenda ni wabwihorera shana kwemera nkareba igikouple cyayagaye nkikubitamo nkikundanira n'umwe muri
ukabujagaraza. Sasa twigire kuri kariyeri rero yawe ya sinema, winjiye muri filme gute, wisanzemo gute, hari ryari? Ni amateka amaze igihe ariko ndabizi ko hashize igihe pe. Nari nyiga segondere ntangira nyine nahuye n'abakinnyi. Byo ndi nakubwiraga ngo iyi ikintu ari icyawe, nta casting nakoze. Urumva? Nta casting, ntaki, umuntu gusa yarambonye arambwira ati dukore. Turakora tubona birakunze. Filme ya mbere wacyayibuka? Ya filme ya mbere niharanira kubaho. Yari seri. Yari seri. Yari seri. Ibura amaseri yatangiye kera? Yego. Ni 2007 2008 ndumva ari bwa mbere yasohotse. Mbaniswe mu Karujanga gutyo rero imyaka irashira n'indira taha. Hashize imyaka igera muri 18 ukina. 16. 16. Bari 2007. 2008. Nigiza mbere zasohotse. Yego. Wari ukiga segondere? Nari ndangije. Wari urangije? Burya nawe uri nararibonye. Warangije muri 2007. Emilia nibwo arakivuka. Yego. Niko. Ubwo rero urakinnye guhura kwawe na Banzovu, ba nyina wa Mbogo, ba Kanyombya, ngira ngo ni benshi mwatangiye mukinana. Byagenze gute nyuma yaho rero uvuye muri iyo filme ya mbere wakinnyemo? Muri haranira kubaho se hamwe na Bakanyombya. Asuko twayikinnye igihera. Singira ngo twakinanyemo. Dukurikizaho yera. Zirara zishye. Nayo ni seri twakoranye na Banzovu n'abanye na Mbogo. N'izindi nagiye nkinamo ariko ntari mu Karujanga. Iyo niyo nakinnyemo n'indi mu Karujanga. Izina ngo nirikujije umuntu. None se ubwo umuntu wakwise mu Karujanga ni muhanzi, ni wakoraga filme nyine. Niwe wanyise mu Karujanga. Riba riragufasha? Oya. Jebura nzikari izina ryawe. Oya. Yanyise mu Karujanga nkuko yabise Bakanyombya na Basamusure, ba Nzovu, urumva ko ari amazina ajyanye n'ibisimba yose. Ako kantu mise nkumva. Ni ukuvuga ngo ari amazina yose bitwa. Bayabitiye umunsi igihe kimwe. Batwitiye igihe kimwe. Yose ajyanye n'ibikoko. Nzovu, Kanyombya, Karujanga, nyina wa Mbogo, Nyirankende, Nyirakanyana, Nyagahene, Samusure, Nyirankoko, Nyirakimonyo. Twari benshi ariko bose ndumva mbibuka. Na Kanuma wapfuye ariko Kanuma ntago twakinanye ahubwo nanjye nari umufana we. Yakinnye mu za ke sociale sinzi ukuntu zitwaga aho ndo amasogisi yitwa Sandari. Yego. Bani muri ruko ridashira naramufanaga. Bo nyine turakina kugeza hari 2016 ndumva aribwo zirara zishya yahagaze. Nuko ndakomeza ngenda ntera ibiraka. Tera ibiraka hose. Ese buriya iyo titre ya Mukarujanga kukwita gutyo uriya muntu n'abafite mu ruhare hari cyo bita copyright nyine ku buryo agize undi ukinisha iryo zina rya Mukarujanga. Uwo muntu nyirubwite kuri kwita bafiteho yakurega. Yego kuko no yareze na MTN sinzi ibintu yakoresheje Kanyombya ngo yandikaho Kanyombya. Yego. MTN iramwishyura. Amazina yacu ni ibihangano ntandi warikoresha. Mbo usibye ko ntazi kuba kidukurikirana cyane ariko ubundi iyo arikoreshaga byabaga urubanza. Agahita kurega. Ako kantu karanyemeje. Gusa aya mazina niyo navuga ko ariyo yatumye tubamenya, yabazamuye kugeza uyu munsi ushobora kubona filme nziza ukinamo bitewe n'izina wubatse kuva 2007. So ubwo rero mitanibaza filme zirakomeje, urakibuka izo wakinnyemo uko zingana ariko nanone projet zawe ku giti cyawe, gukina filme ku giti cyawe wigeze ubitekerezaho?
kandi narabikoze bigaferinga. byagenze gute? Bwa mbere nabigiyemo gutya se nabyita umujinya kwivumbura. Haje umukinnyi twari dusanzwe dukinana, aravuga ngo reka dutangirane dukore twizamure. Azanamo Nyagahene na Manuma uri ya Kankwanzi, sinzi n'abandi, tubikora ni nka timu. Tangira duha nyine ubutike tukarya ibintu biri aho, tuvuga ngo tugiye kubaka natwe ikintu. Arangije ayamaze kubona ibihembo araturya, abakuzaho adukuza nawe ku wundi andusha iki, kwa kundi nyine tuvuga uti gukora ibyawe ukabijyamo utabitekerejeho cyane. Ndashya. watwitse nkangahe? Ntabwo ari menshi, ariko hari igihe utwika amafaranga mu gihe gito nawe ukabibona ko uri gushya. ubu urahiye? Mba ndahiye, igitekerezo gihita kigenda. ejo bundi nabwo mfata abantu turakora, umutekinisiye arantengo, mbese ari ibintu uvuga uti ibi bintu ni ibyanjye cyangwa ntabwo ari ibyanjye. Dukora filime zirarangira nk'iminsi 3, ngiye kuzireba nsanga nta majwi arimo, kandi aramwishyuye. wasaje ngakwera umukameramani ko mufite witonda utanywa amayoga. ese buriya ushaka gukina filime Mukarujana cyase gukinisha nkanjye nkavuga ningiye kuinvestisa muri film, buriya ni nk'amafaranga ngahe wowe ubwawe washyizemo angahe kugira ngo uvuge uti nkuyeho? Njyewe muri iyo minsi nakoresheje miliyoni mu cyumweru kimwe. Ibyo bya mbere umutekinisiye yazakanyaka 100 ku munsi, akanabashutinga. Maze iminsi ngahe nyine bimaze gupfa, umwe akaza akambwira ngo nzajya ngukorera ngo episode enye ngo ku 100. Undi numva biraca. Ubwo imwe akaba ari 25. Kandi wategeye abakinnyi wabagaburiye ama make up, amayoga. Nta mukinnyi upfa kukwemerera gukina nta kintu ari gushyiramo. Miliyoni mu kwezi mu cyumweru ibirahiye. Usko burya filime zihenda abantu? Filime zirahenda cyane nyine. Bisaba kuba babitekerejeho, ama location, ama transport. Iyo wabitekerejeho cyane ugakora filime ihendutse nabwo bibaho, ariko numvaga nshaka gukora ikintu nyine gihita kizamuka. Buri ugereranyije ubundi hano mu Rwanda isoko rimeze gute? Ese iyo miliyoni wayishora ukayigaruza? Yego, wayikoze neza nyine ntuhure n'abo bantu n'abamami. Yego, wabikoze neza vraiment, wakoze nyine na story nziza, ko hari umuntu ukora bafite ishusho ryiza, afite location nziza, ariko gasanga nta story. Njyana no story nari narayitekerejeho mbere, nyimaranye igihe kinini, ariko nkavuga nzayikora. Nikoze birapfa, abakinnyi banjye warahuritse. Ndimo rwose numva ko wenda utanabigerageje, ariko miliyoni mu cyumweru utawumva abantu hiye. Wese ubihagarika ntago wongeye? Oya, narabihagaritse maze nk'imyaka ingahe ndongera. Ari cyo gihe nkubwira nyine twabikoze nkabura amajwi mu mashusho twafashe. Nabana ibi bintu reka mbiretse. Dora kubona nk'umuntu ufite ibyuma, ufite story wowe cyangwa abakinnyi gutyo, mukagenda mufatanya nawe gukora filime wenyine, bisaba nyine kuba ufite umutsi. Ntago byoroshye. Ndabyumva warahuritse no kwihangana. Ubundi usibye sinema niki kindi kintu wiyumvamo wakora? Baravuze bati sinema irahagaze, Mukarushanga kandi wari professional mu bintu bya mafilme, bati shaka kandi karimo kamaboko. Nkunda gucuruza, naranacuruje, nabikuriyemo gucuruza. Ucuruzaga iki? Ni boutique irimo ibiribwa n'ibinyobwa, ako n'akabari narakagize hano ruguru.
hano muri quartier hano muri quartier. oh yes urya n'utubari wigeze kudukoraho akabari naragakoze igihe kinini. kashi ziza yego kashi zarazaga zarazaga Mukarusha nta kintu utakoze nta kintu utakoze nakoze. gucuruza ibiribwa gucuruza akabari ubivuyemo uracyari muri film. Ndacyari muri filime nyine urumva iby'akabari byasaga nyirarukuru ukora ikintu ukavuga uti sinzongera kugikora. Bisa ntabwo wasubira mu kabari kira business ngo yinjiza akabari kereka mfitemo na restaurant. Wikundira ariko kwirira oya nkunda kugaburira abantu nkunda guteka no kugabura. oya ntacyo kuhaje kabisa. Challenge wahuye nazo usibye izo zo kubura amafaranga kuba ku cyumweru miliyoni kuri projet yawe ihiye ibindi wahuye nabyo uhora uvuga uti kabisa ibi bintu nabyo bya muri filme hari saga yari hari kuri Instagram ndetse na YouTube umukobwa yaraje aravuga ati Killaman abakobwa bose bakinana arabasambanya sinzi niba warabyumvise ibyo bintu. Nabyumvise. Urabyumvise? Urabivuga iki? Killaman ko nawe sene ya mbere baragusambanije. Oya. Gusa Killaman ni umuntu. Hari abantu bamufata nk'umuntu utagomba gukora icyaha cyangwa ikosa. Ibyo bintu ibyo ari byo byose niba aranabikoze cyangwa niba nabikora abikorera uwabyemeye. Ibyo ari byo byose ntiyagufata ku ngufu. Wemeye amafaranga ye n'iryo zina ukabisambanira ni nkuko hari n'indaya n'ubundi zikorera na 20 na 30 urumva. Ubwo rero ni umukobwa kuri kariyeri yemeye akabikora. Uyu mukobwa sinzi uwari ariko ngira ngo yakoze kuri Zara Gasaro TV. Katwumve nasakinamo nawe yaramusambanyije. Nawe yaramusambanyije. Kandi abivugamo. Yakinnyemo nyine muri filime za Killaman. Yego ngo yakinnyemo ngo aramubwiye ngo aze ngo bishimishe. Ni yitwa no mukobwa. Uyu mukobwa yitwa Ndera reka nze ndebe izina rye. Ariko ni umukobwa ngira ngo ndi kubikora kuri DC Clement. Ni wari babipostinze twumve. Umukobwa agira ati buriya bari abakobwa bose ngo tubona ngo bakinana nawe ngo na Killaman. Nyuma urawe nari ngubaje nti hari wigeze agusaba kuryamana nawe kugira ngo se twumve. Hari abantu babariza amashuri y'ikirenga ariko yaje gukoresha ijambo ry'icyongereza akaba yakoze. Oya ntago ari kano. Hari akandi uyu mukobwa abavuga ati umukobwa aravuga ubwe arivugira ati ngo bose ngo bwa mbere ngamuhamagara ngo yaramubwiye urumva aramubwiye ngo ngarashaka ngo amusange kubisima ngo niba bishimishe. Njye rero mfite ukuntu ngaragara nk'umuntu utinyitse uri serieze. Kandi njyewe nese ubwo yari kunsamba nyine asambanya abo bana wenda baba bashaka iryo zina cyangwa iki ubwo se nkanjye yatinyuka kubimbwira ambwira ko agiye kumpiki amafaranga kariyeri izina nabyo. None se ubundi Mukarusha ibyo bintu koko muri sinema birimo byo kuba hazamo ruswa y'igitsina? Birimo nanjye nabyemeye mbibonye ko birimo mbere ubundi nyine se nabyemeraga ko ntawe ugeze atinyuka kubimbwira ariko naje kubona ko byo uranatinitse we nta muntu wapfa kukuzana ibintu byo kugusambanya kereka wabyikundiye wowe. Kereka nabishatse. Kereka ari we wabishatse. Ariko nkeka ko nta wundi muntu byahira kubinsaba ntago byago. Kubwira turabona Mukarujanga mfite agafilime keza tugiye gukina ariko ndashaka kubanza umpe kubunyonyoza. Iyo myaka narayirenze. Byari kuba nyine buriya kiriya gihe nkirangiza kandi byari bitaragerwaho ngo numve ko nabishegera kugeza aho mbisambanira. So niba bitarabaye kiriya gihe rero ntago biteze kuba. Ubu nibiteze kuba. Nibyo? Jamais. Tanga inama rero hari abana b'abakobwa nyine bwo bari kuzamuka muri sinema nyarwanda
uruganda ruri kwaguka ruri kugenda rutera imbere ejo bundi nabonye Ali Yakul yalonshinze filime yakoreye muri Kenya nanamene muri Nigeria filime nziza kabisa bita bituma rero nshaka kukubaza inama yawe ku bana bari kuzamuka bashyashya ari bo barimo basabwa ruswa y'igitsina ikintu nabwira nk'uwo mwana ushaka gukina filime ariko ibazo uragitanze uragiye gukina birakunanira wa muntu ntago azishingira ko yagusambanyije ngo umwicire akazi kandi niyo wagakora neza abonye utari kumwinjiriza ese ubundi ko biriya biba birangiye umugabo yakwatse ko muryamana muraryamanye nyine ariko ngira ngo iyo ari uko bigenze ntago byongera rero wakora ibindi cyangwa ugategereza n'ahandi uzakina batabikwatse ko hari n'abagore bafite amaproje ya filime ushobora kuyijyamo cyangwa njyewe mba mbona nta n'umwana nabwira ngo ubuzima bwawe burambirize kuri filime nta kintu kirimo pe ntabwo ari ukubaca intege cyangwa iki ariko ni bwa bufaranga nyine bwatuma urya kwishyura inzu ariko ntabwo ari amafaranga yagushitura ngo atume ukora ibintu bidasanzwe kubera ko nta kintu kidasanzwe yakugezaho nta muntu uzakubeshya ngo ari gukina filime ngo yubatsemo inzu cyangwa ngo aguze imodoka biriya ni puranka abenshi nta n'izo baba bafite gusa nyine sinabaca intege hari n'abantu babyikundira nyine akavuga ati ndabikunda gukina filime uwo nguwo ntabwo babimubuza ariko uvuga ngo agiye gukiriramo nazajya gukirira ko mu bafilmeka nahuye nabo nawe ndabona wakijije umuntu ngo amugeze ku rwego umuntu aba ashaka kugeza ariko nyine muhuye wenda mugahuzwa n'ibintu byinshi aguteza imbere iyi filime kirimo amafaranga mukabije ubwo nyine zirimo amafaranga sindazigeramo izo nagezemo iyo wagezemo baguhaye 300 ku munsi n'igice urumva amafaranga ari make ayo mafaranga ni mbere y'indege uzi ayo mafaranga nyine banza ari muri 2009 nayakoreye kiriya gihe baraduhembaga ko twari bake icyambere hari ikibanza i Kigali hari ikibanza twari bake kandi babona nyine aho gufata impano nshyashya ngo bazizamure bagafata twebwe abastari bakavuga ati noneho wumve ngo umuntu yari yanjyanye muri filime ye ari njye ari guhemba njyenyine kandi ukinana n'abantu bageze mu 10 kandi wenda niyo yaduparitaje akabaha make kari gukomeza tugakora ugasangira mugasaranga ako yarihenze amafaranga menshi filime zari zigigurishwa ku masede nawe arahomba birambabaza uzi kugira ngo umuntu abe yaguhaye ayo mafaranga yose kandi noneho aba DJ barazibaningaga ko wajyaga ko ukabona CD ebana nk'ijana isa zikora umutipe cyane lolo nyine wumve uwo muntu yacuruzaga n'amasede ariko niba bambubuze kumwiba ugasanga buri mwanya ari kwiruka ku bantu bamwibye ariko yari afite amafaranga niwe mu boss twahuye kabisa ngavuga nawe uravuga uti kabisa ifungwa ari impaye niko nyuma yawe yaje ati mfite shida kabinkorera ndangije akagukandira ubu yagiye cyangwa yagiye mu mahanga bishoboke ko yagiye mu mahanga hari abantu iyi filime ngo yakijije hari abo zakijije n'uwo mu boss wacu filime zacu zaramukijije ako yakoraga filime nyine akayigurisha na company runaka ikamuha miliyoni koko ari nabyapfuye na Kanyombye byagenze gute bamaga miliyoni nk'ijana akatugabanyamo nk'eshatu cyangwa ariko ni sawa ariko ntacyo byari birwaye bahembye naravugaga twumvikanye twumvikanye arayampaye ndarwara lije bakavuga ati uri ubwana ufite ubugoryi mu mutwe kandi koko muri ya timu nari mutoye ngiye nkumva ubwo buhumbi buraho nyine burampagije abandi rero baragigira bati izo miliyoni tuzigabane se mukarusha ubundi hari akandi kazi wakoze usibye sinema kandi nakubwiye ko nacuruje ese gucuruza byatuma uguramo inzu ukanitirirwa icyapa cy'umuhanda inzu ni ya mama ntago ari yanjye abantu bambwiye kugira amafaranga
ara ni kwa mama ntabwo ari iwanjye. none izina ryarafashe Izina rya warushije mu busitani mama bambwira ati erega waririye. niko uranze ubaye umusitari Ndanze mbaye umusitari ubwo abakobwa bakiri kuzamuka bitonde barye bari menge baryo bari menge isubwo shamananje nge sinzi mba numva rwose nta muntu wandongorera filime ishwe wapi subwo idahitinze ndahise uba umusitari ibazi uko kwicuza wazajya uhora wicuza so reka ngushimire rero ngira ngo ariko nsoza ubutumwa wamaze kubutanga bw'abo bana ariko nsoza ndagira ngo nkubaze bimwe mu bintu uzi neza wakuye muri sinema kuva watangira imyaka ya 18 utangiye 2008 ibaye ni 17 ngira ngo ubu ni 2025 ibintu nakuyemo uvuga uti kabisa nakuyemo kara kamodoka nakuyemo karitsiye ahubwo akagari niba atari umudugudu ubu urumva bitarenze urumva ibyo bintu bitarenze ibyo byonyine mba numva ari shodiro n'amafaranga ahubwo imodoka rero ngewe nta niyo mba nkeneye ibintu byose biranyegereye urusengero isoko akabari ibintu byose sheri aza kukureba sheri ari hafi naho mba wenda nk'iyo ntekereje kujya gusura abantu wenda nibwo bingora gutega ariko ubundi mba numva ndaho nta modoka mba numva meze neza n'ubundi ariko nta nubwo ubuse wajya kwirirwa gutega aya nta mpamvu ugomba no gukora siporo ndagiye ukaba wava no kwikoza nka Kimironko yego ukora amaguru cyakoze mu mujyi wagiyeho n'ibirenge ese nk'umusitari ntabwo bikubangamira noneho narumiwe nanjye ukuntu mba mbona abandi byababangamiye ngewe ntibimbangamiye ukigira mu mujyi nta kibazo wumva ntaribi abandi basitari baba bitsibye nyamugana ubanza ntariwe umuhanzi yasohoye indirimbo nshya ngo kirazira kwiyereka abantu ahita yambara jampa barumiwe none hari umukobwa wagiye muri clipe rimwe twajyanye ahantu ngo dore abapaparazi ngo ni mu mishi ndavuga hari ibintu bivuna cyakoze abapaparazi we bari bakuzuraho hari igihe batwuzuraga ariko ubu ntibikibaho nuze we niko abapaparazi byabaga byacitse mu mishi clipe noneho nta nubwo abantu benshi bareba amaklipe ngo baba bamenya amasura y'abari abakobwa iyi yari umuvideo vixen ko numva yarasitaye igihe gito yarasitaye ndabugaliye nta n'umupaparazi wamumenye icyo gihe ndamwihanganisha ndaganira kandi ubwo wumvaga kurusha ubusitari kwako njye nyine mba nta ntambara njye mba numva rize nyine biraho inchwe reka ngushimire urakoze nawe kuvugisha amagambo menshi